Baby. Shana kuri wakoze cyane kuza kundaza. Byagushimishije. Nakubwiye buri kimwe cyose uzakina nzakivuga. Urabizi ko mukunda. Nari nzanyeho senkani, ayandi nzaguha kuwa mbere nasanze bafi zafunze. Urashaka icyo gukora? Shaka business ukora naka amafaranga genda yafite. Urayafite ubu ku buryo wahita uyabona. Karibu. Ndabona anasa neza ariko arasa nkaho atari we wakoze. Oya ni jyewe rega ndi umunyeshyuka. Wasabye ijana. Ego. Ako nakubwiye ko nyine 150. Ni ikihe se? Gerageza gusaba ariko ntusabe ingenzi. Bibi mpaye amafaranga nyabige. Akose tugusa. Yana ariko urimo urayahishira iki se? We nakubwiye ngo tugusa. Urimo urayabikira iki? Nakubwiye ngo tugusa. Hano amafaranga. Rega nakwemera. Nyine yanjye. Nayawe. Byamenye. Nayawe. Tugusa rwose. I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away. Baby. Shana kuri wakoze cyane kuza kundaza. Byagushimishije. Yes, babe. Tanshimishije kuko naza. Nukuri. Ni byiza ariko. Ukoze. Agushimishije. Cyane. Good.
Koze cyane kabisa. Bebe rero nanagushimira reka nanagusigaye ku bundi. Gerageza tubone ko ushobora. Oya ndabibasha. Yego. Ndabibasha cyane. Byiza. Ni sawa? Kuri. So babe. Yeah. Kuba wangomesheje. Aya ntabwo nakugomesheje, ibi ni ibintu byagombaga kubaho, ni n'ibintu byaheruka gakera kandi urabizi inshuro nyinshi warambeshye. Sibyo? Uyu munsi rero Gambwire use mu mandazi kumubwira ko naraye. nta mpamvu mama ufite inshingano zo kumubwira ko agiye kureba inshuti yawe. Banagiye sa inshuti zawe usanzwe muvugana ya yindi wigize kumwereka mbere wa musista. Gusa ndamubwira ko nagiye kumenya byagenze kuko Nta mpamvu. hararayo. Nta mpamvu wasanze arwaye, wasanze ni ibintu byinshi wabwira umubyeyi kandi akabyumva bifatika. Kandi wakoze. Koze. Okay. Si ubundi wakongera ukarara. Bamena. Nayo nta mpamvu njye benzaga sibyo. Oya. Ihangane. Wongera urare. Baby ntukanshuke nawe. Tandakaza. Nta mpamvu wongera urare. Wongera urare, sibyo? Rimwe. Ejo. Oya. Ejo nzaza reka mbanze njye kureba mama nasanga yandakariye sibyo. So ejo nyine nzabwira ko nagiye kureba mushiki wanjye kameze aryamye nzagaruka. Ntabwo nkubeshya nzagaruka sibyo. Ko numva nari kubyumva neza. Washatse se tubimenye. Byanashoboka ariko nabyo. Abaka kanya rukubise. Okay. Garika. Mbo nakundi gusa wakoze cyane tunagushimiye sibyo bibi wakoze. Okay good. Ngahitunganye neza sibyo hanyuma ibindi bisigaye turivuga maze kwitunganya sibyo.
Se ko mbona utameze neza byagenze bite? Ya ntabwo meze neza ejo niriwe ejo nakoze akazi kenshi mu rugo niriwe mu kazi nsinzira Mu rugo se hari habayeho akahe kazi kugira ngo wirirwe mu kazi kenshi? bamena nayo nta mpamvu njye nawe mukuru akazi kaba mu rugo ni kenshi ni karekare Nzagushakira umukozi. si ngombwa ndumva ntabwo ari ngombwa nino mba mukeneye nzakubwira Ntabwo mba nshaka kuvunika ujye umenya ko ngukunda. Sheri narakubwiye ntuzagire icyo ubura mari. Ariko wari wambaye na neza uyu munsi kazi wakakoze neza. Nuko se hasigaye ndi. Kubizi ko ari njyewe nyir'urugo ndi byose nawe. Tumva twakinje. Urubaye urwaye n'ubundi ntuse n'urugezemo. Gusa ariko ndananiwe. Nanjye nari ngukumbuye. Okay. Karibu. Ndananiwe. Hoya ni njyewe unaniwe bebe. Ni njyewe unaniwe. Njyewe unaniwe mba niriwe nkora akazi kenshi. Wananijwe n'iki se? N'akazi kaba hano mu rugo ko kangana. Karibu. Ndabona hano asa neza ariko arasa naho atari we wakoze. Hoya ni njyewe rega ndi umunyesuku. Ndi umunyesuku. Parufe idasanzwe. Iyo parufe ni yanjye ni nako Wayiguze ubundi kureba amafaranga. Wayiguze ryari? Karibu, karibu. Bebe. Meza bite? Meza neza. Ubu meza ute? Ntabwo ari neza. Harabura iki? Ikibazo cyinshi kinandemereye bashaka sene. Nakubwiye ko nta kibazo uzagira na Mari. Icyo uzabura cyose nzakiguha kuko ndagukunda. Koko se? Ndagukunda nta mpamvu. Ariko niba unkunda hari byinshi ukwiye gukora. Rega buriya tutitwaje ko dufitanye ibanga ku ruhande byo mara nkubwira. Ni manguye. Sheri, nakubwiye ko ngukunda kandi nagusezeranyije yuko ntacyo uzamburana. Ariko hagati yaho ndabona warahindutse. Sinzi ibintu uvugiyemo. Bebe. Ntabwo nahindutse. Cyane ko hari byinshi umorera nshobora guhinduka. Cyane nakubwiye ko buri kimwe cyose uzakenera nzakigukora ariko kugira ngo mbane nawe. Kubana se? Kubana ntabwo mbyanze ariko hari ibintu byinshi tugomba kubanza gutegura. Harabura iki? Ni byinshi. Amafaranga ndayafite. Kwanza n'inzu tuzabamo narangije kuyitegura. Sinzi rero wowe ikibura. Kandi nakubwiye yuko icyo ukeneye cyose nzakiguha. Nibyo nakutagira nta no kutakora ndanagushimira sibyo? Ariko nuko nakomeje mbikubwira
tumba turimo kubyirukansa kandi ntabwo ari byiza sibyo tubigenze gake sibyo ntabwo tubyirukansa kuko narakubwiye ndagukunda sibyo daga ndabizi ko nkunda sibyo ariko nyine ko nakomeje mbikubwira hari byinshi tugomba kubanza gukora iyo nzu nibyo kuko irahari gusa tuzayiriramo iki wowe shaka icyo gukora shaka bizinesi ukora imyaka amafaranga genda yafite urayafite ubu ngubu ku buryo wahita uyama yego mpa akanya gato mbitekerezeho mara kubiha akanya tubisoza si bya bintu byatevye iminsi urashaka rwa rugo ruhita rurangira niyo mpamvu nakubwiye ngo tubigenze gake sibyo ariko mbona warahindutse atakiri nka mbere sinzi ibintu uvugiyemo muri ino minsi ibyo koko birashoboka gusa ariko mfite n'ikibazo kijyanye n'amafaranga urabizi ntacyo utakora ariko ndagira ngo uyu munsi none wongere ubishimangire ibyishimo urabima ndabiguha ariko nanone ko nakomeje mbivuga shaka amafaranga nk'ibihumbi nka 200 wongeranya kuyo mfite hano hari akantu ushaka kugura kandi nako k'ingenzi si ngombwa ko mbikubwira ni surprise sibyo bebe gusa ibyo byose biraba ukumaye ayo mafaranga Shirin narakubwiye ngo ntacyo uzambura na Mari nari nitwaje nk'ibihumbi 100 ariko 100 risigaye ndaye kohereza kuri phone okay aka kanya ariko ratuyama yego ndayafite kamufashe nizere ko yagendanye koko ndayafite Shiringaye aruzuye se ubu aruzuye yandi se kutayama ayandi ndayakohereza kuri phone okay ubundi nicyo mukundira ikintu iteka ryose ibibazo byanyu urabikemura ndakwishimiye cyane nayobewe ni ukuri Shirin ndagukunda ni ukuri kandi urakoze ibibazo nari mfite byose ndizera ko ibisigaye bigiye kugenda simunyuze mu ijambo ariko warumbwiye ikibazo kijyanye no kubana yego n'iryari ubwo ushaka Sheri nakubwiye ko amafaranga nyafite ibyo tuzakora byose biri kuri njye ubi ipange n'ubiyuzuza uzambwira dupanga umunsi sasa
ndumva ku kwezi tukundi gutaha mfitemo akazi kenshi, reka tubidiringa undi kuri akwezi kundi kugiye kuza, sibyo? sheri ndakunda, reka ndagukunda kandi ni ukuri ikintu mukundira mu buzima unyitaho, yego narabikwijeje ariko mu mwanya mu agaciro. Niyo mpamvu rero nanjye ngomba kukwitura, sibyo? yego ngomba kukwitura, ngomba kuguha ibyishimo cyane ko nibyo ukeneye, sibyo? Reka nabariye, sibyo? Icyo cyo ninjye ugomba kubishyira mu mutwe wanjye, nkaguhereza umwanya, nkaguha agaciro, kuko unkorera byinshi kandi awukunda, sibyo? kandi ndagukunda. Urakoze. Meze neza. Meze neza. Siko watinze. Oya ntabwo natinze, se natinze. Watinze none kare. Ntabwo natinze nyine. Baby. Urabizi. Genda ukunda, yego? Ubwo ndabizi. Kurasa neza mama. Cyane se. Ase nibijugunyo. Ibiki? Rega iwacu ntabwo temenyereye. Okay. Ntabwo ndi umusirimu ariko hari ibyo namenyereye ko shora kurasa neza bandi. Bite? So. Meze neza. Ubwo meze neza. Umeze se. Samubwira ko meze neza cyangwa mbwira ko meze nabi. Urebye ndi mwayene. Oya, ubwo nyine umeze neza, nta kibazo ufite. Ndeje tuvugana akanya nta kibazo mfite. Yego, ubwo nyine umeze neza. Urabise umukunda. Urabizi? Ndabizi. Gusa mfite intambara nyinshi ndi kurwana nazo. Zimeze zite? Ni nyinshi. Bande n'abandi. Bande n'abandi se gute? Singiye dukundana. Nicyo wibwira. Ariko siko bimeze. Hari n'abandi mukundana. Deni ku giti cyawe wumva ko ari wowe. Cyese ari njye dukundana. Niko byumva. Pipi, nese hari abandi mukundana si njyewe. Nakubwiye ngo ni intambara ugomba kurwana nayo. Njye ndwana cyangwa wowe? Njye mbona ari wowe. Gute se? Cyese ko dukundana, intambara yindi ndwana niyo. Ntabwo byoroshye. Iki bitoroshye? Gusa mbona ari njyewe ubyoshya.
ubyoshye yego ibicyoshye se baby njye nta nubwo ndi kumva ibintu uri kumbwira ngo ndi gusobanukirwa ninjye ubikuza ibyo ukuza se ujya mu bantu bita bamukeba bamukeba se ko ari abantu baba bafatanyije abagabo cyangwa ahandi bafatanyije abagore bita gukina n'abakeba simbizi ariko ujya wumva none se fatanyije nandi umugabo ninde ushatse kuvuga ko mufite abakeba oya kandi nanone gusa niyo mpamvu byumva mubwire nyine ndi kumva uri kujya mu bintu byinshi no gusobanukirwa ahubwo ushira umva mubwire hari akantu yashobora kugusaba kundeba gutyo neza amatwi shabi nyine maze iminsi hari utubazo mufite muri ino minsi kuko nshaka nyine nkeneye amafaranga muri ino minsi mfite utubazo baby basi wenda nayo nkeneye 150 ko basi nubwo wambonera ijana baby nubwo wambonera ijana nta kibazo mva wumve ngo ni hatari kwijana numva ryarabaye ijana ntabwo uri kuvuga ngo ryabaye ijana si baby ko nanjye ari utubazo mfite nshaka ko nshakira amafaranga nyine nk'ibihumbi 100 sibyo ko nashakaga 150 ariko ubonye ijana nta kibazo baby bitekerezaho cyane pe ibibazo umva birandembeje ahubwo natinze kubikubwira kandi ize utayamburira senda zigwa bidi yego faranga ndayafite wow sibyo yego sinzi n'icyavuye ko nyigira ngo muranya afite oya nta cyabimbwiye nuko nyine ngiye nifite utuntu tw'utubazo nyine kandi nyine dusaba amafaranga pe kandi wayumvise sini marana nazo 100 ako sinzi ugiye guko dukundana cyangwa oya ndabizi none se ndi kubikubwira nk'iki cyanjye suri sheri wararegetse ndegetse gute urukundo oya ntabyo kuba ndegetse ngiye turakundana biriseri none ikibazo ufite ni iki nta kibazo nyine gihari tunashakaga n'ejo kuvuga ngo ufite ikibazo nyine gisaba amafaranga sindi buyabone nako wabinyemereye ndaryama nkayiyorosa oya se ngewe shuwa ngewe ndayiyorosa nkabana nayo mu buriri nkagira ne mu buriri nkagendana nayo baby nayo nibyo nshaka nyine icyo naho wicaye turi nayo ari hehe si ngombwa isaka ariko none se ari he nta mpamvu nyine mbwira ahantu ari siko nta tubisa hari wasabye ijana yego ako nakubwiye ko nyine 150 ikibazo cyawe ni kimwe ni ikihe se ujya ugerageza gusaba ariko ntusaba ibirenze ntabwo nasabye ibirenze baby nakubwiye ko nyine 150 ariko wenda ubonye ijana nta kibazo ariko yose yamboneye it's okay ngewe nta mafaranga nta kibazo cy'amafaranga mfite okay ni 150 yawe ndavuga ko nta kibazo cy'amafaranga shuwa baby ngaho rero yawe amafaranga ndi kugusaba ukomeza mbwa nta kibazo cy'amafaranga ufite nta kibazo cy'amafaranga ufite wow murabona okay nayabonye yose urayampa uretse gashya woroshya aya ni amafaranga turebe woroshyaho aya ni amafaranga ukumva ko ushaka amafaranga kuruta umuntu oya naje nkubwira ikibazo mfite cy'amafaranga nose nyumva neza urashaka amafaranga urashaka ngewe urashaka iki baby nakubwiye ngo mfite utubazo turi kunsaba amafaranga ajya mu 150 ibyo byo kumbwa ngo ndashaka amafaranga cyangwa wowe ndashaka amafaranga kuko mfite ikibazo kinini ibyo si ibintu byumvikana nta kibazo cy'amafaranga agira ubu nibwo nyumva kuri banki burese ako wigira ubushyuhe bw'amafaranga hano ndayafite nshaka amafaranga ndi nayo nshaka amafaranga umva bw'amafaranga wese usugira ngo ibintu nibibaye byiza mfite imbwa y'amafaranga
bayita fimbo kugira nawe afite sibe bundi yamaye turi uyabara we tusa gake nesugo yanjye wamwe gushaka amafaranga bwoko ki nshaka amafaranga yari 150 cyangwa 100 kosa tsakavugisha kashirimo kana wibonye amafaranga urayagara nkunda shiruzi kuri nkunda susha ndakunda karase mugabo nyine ako watoje niba nayawe reka umwe ushaka amafaranga yego naneyo uzayingurira kirashaka kugura n'imodoka yande ibishanda gukunda akuburiza urukundo ngukunda urashaka kugura imodoka itari hagati anze mebisi bobo ushaka kugura imodoka yangahe sobanura ingoma ko tuvuga mu manyarwanda mu madolari baby ubundi kereka umva shiri ndagukunda umva nzagukunda noneho kugeza igihe sibyo imvura izaguzamuka nawe nyine ibaze icyo gihe urukundo ngukunda baby mbuze uburyo mvugamo urukundo ngukunda umwe mu Rwanda ushobora kubamo agaciro kuruta n'ibindi byose yego nimpereza oya baby akuse wiki oya wiki se no wiki no iki sheri baby sheri muzitese ndashimana ariko siko winjira mu dude kwanga ko ninjira nari muzanye amafaranga nari nakwemereye ariko wese ntabwo nari nyazanye nari nzanye usenkana ayandi nzagura kuwa mbere nasanze barazafunze kumva nayishimiye kumva amafaranga yishimiye bo nayabariye nayapangiye rwose kuwa mbere nzayaguha nari mfite akazi kenshi bituma natajya kuri banki ariko kuwa mbere nzayaguha okay baby sante sante shiri Didi ibintu bigenze neza ako se ko mbona warakaye ntabwo narakaye nta kibazo musize wishimye none ndabona wijimye oya nta kibazo ahubwo se ninde warungize ninde warukomanze ni sister wanjye bebe urabona ko amama amafaranga nari nakugurije amafaranga yarayakuzaniye uyu munsi ni neza umva noneho ni sawa sumva si ubwo rya 150 ndaribona noneho ntacyo bitwaye umva ko birimo bigenda biryoha bimera neza umva neza kibyo gukora nshiriye bari maze aya ni amafaranga ariko se tuzi aya ni ayawe nayanjye nyereka turebe ariko se tuzi harya ngaguhaye angahe harya yandi wari ufite yari 100 aguhaye mayesi nkani ariko turagabana oya si wowe hari ikintu udafite muri iyi nzu bibi nakubwiye ko mfite ibibazo byinshi nta kintu udafite muri iyi nzu amafaranga ngende njye muri ibibazo mfite oya ikihangana ahubwo bibi yambarire njyewe ngende niho turabona natinze bishoboka bibi nyine ngiye kuyama ubwo 50 sabonetse turagabana basi ako si bibi ubwo turagabana wowe gute uziko wowe nta kintu ubuze hano mu nzu sibyo kandi ngiye nakubwiye ko mfite ibibazo byinshi bisaba amafaranga wakwihangana sibyo bibi ukayama umva nyine nkajya nkakemura utubazo twanjye we nta kintu ubuze hano mu nzu bibi sibyo kandi wowe uranakora wabona n'andi biramfatara ibi nibyo bakihangana bisumunda kandi ndagukunda reka ndanjye ndabisukwa none si sister wanjye yatumye ndabyumva bya sister wawe ni sister wawe nanjye ndishiri wawe none se gute nakubwira ko mfite ibibazo byinshi bikeneye amafaranga bafite sura ndumva uhenze nzakubasha oya ntabwo kira yabaye ariko naho dushyira
Bibi, nta kintu gusa ariko. Ndagukunda bebe. Siko no kuyabura binaniye. Uwo munsi nakennye nuzankunda. Oya, bibi ngo sinzawukunda. Kubera iki se? Kigaragara ko ushobora kukunza amafaranga. Urumva uteganya ubukene? Reka bibi nta bintu by'ubukene. Ntabwo ngira ikirombe reka. Oya, aho yanga yavuye ntazabona yandi sibyo? Merci beaucoup. Thank you. Reka ndagukunda bibi. Umva nawe ndagukunda maze. Yego. Yarushije urabona sinatinze. Shabibi kangende nyuma utwo tubazo turakomeza tuvugane kuri phone n'ejo nzagaruka gutyo. Pega ibintu ni filime ndimo barigane mbaye nk'umusazi arayajyanye kweli. Garutse gutwara ndetse kandi kura ntabwo rukinze. Hi babe. Ça va? Ça va? Comment tu me sens? Ok, peut-être tu peux aller. I'll go babe. Babe, beat. Ça? Ase, kuna guhamagaye ntunyitabe telefone yawe iri. Telefone yanjye nta muriro mfite. Vuga undeba ariko kutandeba. Nta muriro ufite? Nta muriro mfite yazimye. Nishyana. Gute se ubura umuriro? Sha, nibajya kwicaginga. Ni ibintu bishoboka. So, baby, mbabarira nje nkukeneye cyane ariko. Nanjye ndahari ndahabaye. No, nta nubwo ushaka no kunkuraho reka ko. Oya. So, be. Wambabariye ukamfasha misiko kuko mu ijoro nzirwariza. Wabaye iki kandi? Mama wanjye agize ikibazo kiri urgence. Mbabarira ndakwinginze. Ungurize 50,000. Njye gukemura icyo kibazo kirihutirwa cyane. Please. Baby numakanire ndakwinginze. Tumba bitoroshye. So mukanya nawe havuye sister wanjye. Urayanyemereye? Rushyomba mbanza nkubwire. Nibyo koko nari nyafite none. Turi kugendana. Nyahaye sister wanjye. Nawe umwana we yahuye n'ibibazo. Yari ku ishuri bamuhamagara bambwira ko bitagenze neza. So rero ndibaza ko amafaranga mfite. Gusa ndaje mpamagara inshuti yanjye sibyo kubona na telefone yanjye umuriro usa nkaho washizemo. Na bonoma yanjye yashize. Sibyo? Ibyo byo numva ko bitoroshye. So amazing. Wow. Hi, baby. Ça va?
Muri uyu munsi waje uri mushya. Baby. Nakubasha se ubu noneho. Kamanye ingororo iri gushaka. Uyu munsi ugomba kurwijiramo gutyo gusa. Hari surprise none. Ese ko mbona utangiye kubyimba. Ndeba amaso. Reka ndabizi ko dukundana. Icyo ndakizi. Sibyo? Rero ambwira ikibazo cyo yarakemutse. Wakemuye. Ariko abahungu muri abana beza rwose. Byarakemutse, wakemuye ibiza. Wambwira ko ugiye kwiyaranja. Niyaranje iki? Uko bizingira akazi? Kugira akazi. None ambwira ko ugiye kwiyaranja ugiye gushaka iki nyine? Kwiyaranja ni iki? Nifasha mbarira. Akoreka mubaza. Umuntu azajya kubwira ikibazo ucyumve gica mu matwi gingukire mu yandi ntugire icyo umufasha nurangiza arashaka ngo iki ngo iki hari ahihingwa ajya kwigusoromera kandi uyifite apfuye nyine umva ko ari yawe ubwo binkorere be se ko ndeba icyoroshye bite nakubwiye wananiye wani icyo ureka wari ikisi kindi akoreka muze shuri kuba muri ubu buzima ntugufashanya niba nakubwira ikibazo ntugire ikintu na kimwe ufasha kuki njyewe wumva yuko nagufasha kuki njyewe uri kumva ko nagufasha kumfasha ni ngombwa si ngombwa ngaho ambabariye basi rya none kamwiyorere munyiyorera se nyine na akuse gute mubwira ikintu ntucyumve wowe ugashaka ko mukoreye ibyo ushaka azaze ureka kwikunda rega ni ngombwa ntukikunde nawe ivuga ngo nikunde ahubwo mbabara bebe basi bizu nawe ntabwo rorera tuboneze mwereke ubundi ndenga mukunda amafaranga ariko yatse wowe tuzi kutangiye kunyagaza wowe tangiye kunyagaza wowe tangiye kunyagaza kunda hari ibintu ariko ubundi cyangwa twahujwe n'ibintu twahujwe n'iki aje nkwemeze
Halo? Ase kunyitaho nk'umuntu uryamye uracyaryamye? Oya, narindi mu kazi. Uri mu kazi. Sister. Wahamagaye nanjye numva nananiwe ndi mu kazi. Nashakaga ya mafaranga niba uyafite wayampa. Ya mafaranga urarekanya mvuye mu kazi. Wayamaye kuri telefone. Oya, ndashaka no kukubona reka ndayakuzanira nje muri range. Oya nta mpamvu yo kugira ngo tubonane. Sibyo? Muranyumva? Nta mpamvu yo kugira ngo tubonane nta n'impamvu yo kugira ngo wowe niba uyafite yashyire kuri telefone nta birimo bikaze anyuma mfasha ko ndashaka ubu tuvugana kuri phone noneho nawe mfiteho turabonana uvuye mu kazi aribwo nyaguha nibwo ndibwo nyafite wandwanya wa muvandimwe kare mpamvu mba nkwamagaye nyine hari impamvu rega buri iki ndakubwira ko ndi mu kazi ya ndabyumva amafaranga nyafite kuri telefone nayaguha ariko ubu nayo mfite uyafite cash se basi ndajya kuyareba ndayakuzanira mvuye mu kazi waretse nkaguhuza n'umuntu se ukayamumera akayanzanira ndayashaka oya ndayakuzanira So? What is the plan? wabyumvishe ni sister wanjye twavuganaga ya turakundana byanyabyo Fernandes. na sister wanjye tangiye kuzana mu by'ubufuhefuhe se Arayakuzanira urayama iko ese kuri uyama ntacyo bitwaye ayima iki se ayima nyine sisumbwe ngo urayama ndayaguha akose ndikukwaka ndimo ndakwaka nyine wewe banze unyemerere kuri buyama hari ikindi urayama iko umubeshye se akubona kwimye ikibundi Mpata. Ushize se nago naje kuyo gusohoka yanyuma. nayo nari mfite. Wege, ari yafite nago ujye ubona amafaranga. Ugura yamse. Sibyo. Turi uyambe. Turi uyambe. Ndayago. Karibu. Nizere kuyazanye. Nizere kuyazanye. Yamenye. nta kimwe urangaragariza yuko Kaka, ko numijwe waryohereje. Uvuga cyane nkuko usanzwe uvuga. none se ubundi mwubajije amafaranga yose maze kuguha wambwira icyo wayakoresheje Wamayaye. Yame. Amafaranga wamaye angahe? Yame. bembe Nabya bebe. Daka. nari nyakuzana yego jya umenya ko ndagukunda
ariko hagati aho arashya reka se ndayakanuzuye ndabizi neza ko yumvise iki nicyo cyabuze mu buzima shya noneho twaganira nkeneye intebe ariko kugira wayibona ko umva hagati aho ndashaka amafaranga yose naguhaye unyereke icyo yakoresheje buri munsi mpura nawe ari ukunyaka amafaranga nta nubwo ugaragaza ko nkunda bigaragare ko nkundisha kubera amafaranga nayo afite ntabwo wankunda kamubaze gato yumva neza ayo mafaranga uma ibyo wabuze umubare wabyo ibyuma noneho ntabwo urayama nibwo ugiye kuyama banza unyumve neza ngiye ibyo nguha nyumva neza wabuze umubare wabyo noneho ni ikiguzi mba ndi gutanga igisubizo wakiha cyangwa ntukihe gusa ndagukunda mba navuze menshi mba navuze ibigambo byinshi ariko nkeneye intebe icyo kizirikana ayo si amafaranga nkuhaye se kasete yanjye usanzwe uyama aya nayo kugura intebe zigura 100 se amafaranga nkuhaye agomba gukemura ibibazo ufite n'izo ntebe uzigure ntabwo bishoboka utundi udufaranga duke ayo naguhaye mbere wayashyize he nakubajije ngo nanjye aba ndabizi ko abanyarwanda iki kibazo kibazwa n'ikindi kibazo gute ngiye ibyo nguha wabuze ingano yabyo oya ndashaka kumenya amafaranga muha aho ajya ndayarya kubwo no kugura iyo ntebe ukeneye ibyakunaniye buri munsi muha amafaranga intebe mu yoma haba handitseho intebe musabye intebe buri kimwe cyose naragigukoreye nakukodeshereje inzu buri kimwe gisangamo none intebe niyo yakunaniye kuyigura izari zirimo naziriye abamuzwa nawe n'amafaranga ikibazo cyamaze kukiga ndeka buretse bibi oya ayma sikia ntabwo wamima ahubwo niwe wihima yaba azi ingufu nkoresha njyewe nkoresha kugira ngo yishime abaza ngo njye mba nishimye ayima ejo mu gitondo uzagaruka